ndagira ngo banshyiremo akavideo mo hano ino modoka muyirebe urebe uburyo cyari kuyikata urebe uburyo cyari magenda kuraho amashashi yomora urebe intebe zirimo z'imituku urebe amatara arimo urebe uburyo kirimo irarebwa urebe utandukanye n'izi tujye twumva ngo witwa Bruce Melody ngo yaguze Brabas yangahe ndagira ngo nkubwire yuko umuntu witwa Mutesi Dore bimwe mwirirwa muvuga amazimwa yaciye bakobwa ba Miss banyaminga ba public figure ba hosta ndagira ngo amagambo muyagabanye ariko witwa Mutesi Dore tubonye yikura mu mashashi tubonye ahambura ishashi imwe kuyinda agenda ajugunya tubonye yinjira muri we wa mbere avuga ati ngiye kuyikata ngiye kuyikata ubundi mbere neza kuri paraburize yajya hejuru ndagira ngo bazandika akazina ngo Mutesi Dore Miss wa mbere mu gihugu cyo mu Rwanda ino Barabas nge nyikata neza ariko mana yise nejuru witwa Mutesi Dore wete kanywera ifuti tugendare muri Kigali kereka babana twiganye batarimo baratambuka mu muhanda kereka nta mumotari urimo nukugenda nkajya manura karahure gake gake nkagenda mfata agaselfie nkahita nshyiraho live ya TikTok na Instagram nkakwereka ngo ubungubu nicaranye n'umuntu witwa Mutesi Dore nkakwereka ngo ubungubu ndi muri Barabas y'igikonyozi y'igikuku tujya kubona uno munsi twumva indi nkuru ngo witwa Muyango yongeye yihambura indi modoka ubwo ni imodoka ebyiri agiye kujya agendamo imwe akayisiga iparitse mu rugo akagenda mu yindi akagenda yihinduranya nk'uko bagenda bahinduranya iki n'iki nyuma yaho gato tubona uwitwa Alliah araje yihambaye nawe imodoka ya Benzi yambaye plaka y'Inkongomani aya ni amafaranga ushobora guhereza umuntu witwa King Ira ngahita mfata abahungu banye nka Pionika ngafata bitwa ba Sky2 nk'abantu witwa Benoview nk'abantu witwa Kari 250 nkaza nkabicaza nkabwanga abanyaka akabenzi babahe abafata ifi babahe. Yes, nongeye kugusuza nkwani ikaze kwa kaya subscribe kuri YouTube channel Ila Nation TV. Nyitakingira Rwanda inguba ku butaka ende bakora muri showbiz umwami w'imihanda umupfuza showbiz nyarwanda unyita inshuti y'aba diaspora n'abanyarwanda bari mu gihugu mo ndani. Ikindi kirongera akazina yuko ndi igiturika namaze kwerekana urwego rwanjye mu mazina yanjye nutajya umamagara ngongereho ngo King iri giturika ujye byora kuko mbazanira inkuru ngaturikagurika nk'ibigori by'injugu biri gukora injugu ariko inkuru zanjye mwazigeraho mugascrolling mukazirenga mwoka byaramwe baranda babona nkicecekera mu bujya mumbabaza mwabafana mwe n'ubwari babirirwa bamamagara ngo ni runaka ngo mfite impano yo kuririmba n'ibiki nagaruko twanze kuzizamura no kuzipromotinga ahubwo nuko mutubona ku mafoto ibiganiro byacu mwabinyura mu gascrolling mukagira gute mukigendera karakanyuzemo nagaruko kugira ngo nirirwe nzano kuri kamera ngo mbabwire ngo mundebe mushatse mwanda bacyamuka byihorera icyo mpfa nuko nazacika intege nzakomeza gukora byaba mu gitondo haba kumanwa haba ninjoro nk'inkuru ngiye kuzana ni inkuru niterekeye no masaha ninjoro ubu turi saa 4 z'ijoro n'igice hafi saa 5 ariko umupfuzo wa showbiz nyarwanda navuze ngo ibyo gusinzira ibitotsi n'undi ari nzaruhukira rimwe nkaruhuka mu mahoro murabizi ahisi tujyana bivuze ngo mu gihe nyifita kuka nyifite imbaraga kubera icyo ubundi nagomba kuza ngo nitereke imbere ya kamera nkora akazi kubera yuko ari nako kagize gute kagenda kadutunga bya buri munsi mbere yuko ninjira mbere yuko nijandika ndajya ngubwire ano mahirwe nucikanwe muri St John Training Center ni gisuzo kuri wacikije amashuri cyangwa se kuri wakoze exam ukarata wemeze gute rero tugufite ko wakiga mu gihe kingana n'umwaka umwe wonyine tukagwa diplome yizewe ndetse nabizi yuko ufite intanzo ufite zo kuzayitunga ariko wize umwaka umwe muri St John Training Center tugwa diplome yizewe igufasha kujya kwiga mu mahanga gukora mu mahanga n'ibindi byinshi bigize gute bigiye bitandukanye tugufite amashami menshi atandukanye agashya kacu cyangwa se akarusho kacu nuko duhugura n'abakandida bigenga duhamagare cyangwa se tugane kuri 0785516272 cyangwa se 0788889326 dukora no mu mujyi wa Kigali neza hafi y'iposta ndashaka kwinjira muri no nkuru mwoka byaramwe ndashaka dufatakanye mwese muhaguruke ubwire mugenzi we atuwitwa Mutesi Dore akoze amateka ubwire mugenzi wawe abwire mugenzi we nimba ari n'umuntu ukiri mu buriri genda umukomanga ubwire ngo hano Nyarugenge harimo harashya
Inyarugenge yari agashyaka habaye. Uwitwa Mutesi Jolly yamaze kwerekana urwego rwe mu minsi yashize, yaraje aho muri Kirinzu yaramaze kuba yakuzuza ihagaze miliyari y'amafaranga yo mu Rwanda. Uzambwira abakire dufite mu gihugu cyo mu Rwanda baze imbere ya kamera cyangwa se tubona ari abajene ari abagentleman bafite miliyari, ariko kubona umwana w'umukobwa nka Mutesi Jolly ahagarikishije akazu, ahagarikishije inzu sori kwa mwisa akazu, agashyira hari akageretse gahagaze miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Yongeye guca amazimwe nyuma yuko mbonye igikoko cy'imodoka. Nimvuga igikoko cy'imodoka ntago ari ugukabya, ndagira ngo banshyiremo akavideo mo hano, ino modoka muyirebe, urebe uburyo cyari kuyikata, urebe uburyo cyari magenda kuraho amashashi yomora, urebe intebe zirimo z'imituku, urebe amatara arimo, urebe uburyo kirimo irarebwa, urebe utandukanye n'izi tujye twumva ngo witwa Bruce Melody ngo yaguze Barabasi yangahe, ngo ni Barabasi ngo ifite intebe zimeze gute, ngo ni Barabasi ngo igenda ite. Uyitandukanye na ya Barabasi duheruka kubona wa mukobwa wacu agura, naho twarayishimye. Njya kubona mwe baraje bavuga ngo burya ya modoka baguze na ifite plaque y'ingongomani, ngese ngizi ninde utazitunga ko na Kadafu umwana w'imuhanga imodoka afite na yari ingongomani. Umukobwa ikebye tuzaniye uwitwa Alliah kuri byo kuzana imodoka ngo ni Barabasi, ariko ikaba ifite plaque y'ingongomani. Ibi byo turazibandwa tuzerekeza hehe no mu gice cy'ubutaha. Ndagira ngo nkubwire yuko umuntu witwa Mutesi Jolly bimwe mwirirwa muvuga amazimwe yaciye, bakobwa ba Miss ba Nyampinga ba public figure ba hosta, ndagira ngo amagambo muyagabanye. Uwitwa Mutesi Jolly akoze icyo bita full stop. Uwitwa Mutesi Jolly araje kakagozi mwari mwiziritse aragahambura ngo tubonye runaka na runaka guza imodoka. Uwitwa Mutesi Jolly aguhamburiye igikoko cy'imodoka. Bamwe nituze nimba bazitiye kuko tuzibona ziraho ziparitse bifotorejeho, ariko uwitwa Mutesi Jolly tubonye yikura mu mashashi, tubonye ahambura ishashi imwe ku yindi agenda ajugunya, tubonye yinjira muri we wa mbere avuga ati ngiye kuyikata, ngiye kuyikata. Ubundi mbere neza kuri paraburize yajya hejuru ndagira ngo bazandika akazina ngo Mutesi Jolly Miss wa mbere mu gihugu cyo mu Rwanda, ino Barabasi nge nyikata neza, ariko mana yise n'ijoro urebe izaguruka byima amababa cyazanye ne wanyi mana yise n'ijoro. Nk'uwitwa Mutesi Jolly ati kanywera ifuti tugendane muri Kigali, kereka babana twiganye batarimo baratambuka mu muhanda, kereka nta mumotari urimo, nuko ugenda nkajya manura karahure gake gake, nkagenda mfata agaselfie, nkahita nshyiraho live ya TikTok na Instagram, nkakwereka ngo ubungubu nicaranye n'umuntu witwa Mutesi Jolly, nkakwereka ngo ubungubu muri muri Barabasi y'igikonyozi y'igikoko. Uwitwa Mutesi Jolly amaze guca amazimwe mwoka byarama. Ni nyuma yuko muri no minsi we nagaruka mu mujyi utuje, tubonye abakobwa bagiye batandukanye n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye, hajyahere ku muntu witwa Isimbi Modo. Ubwo umufasha we yamuguriraga imodoka ya Range Rover y'igikoko ihagaze muri miliyoni zirenga 100 na twumva amakuru muri no mihanda ngo bivuga ngo cyari igihembo bari kumuha ngo wasanga ngari ukuntu ngagiye kuba yakibaruka. Ayo ni amakuru nesha umuntu witwa Jihad. Nyuma yaho gato tubona uwitwa Alliah araje yihambaye nawe imodoka ya Benzi yambaye plaque y'ingongomani, ariko nanone irazivugisha abantu benshi ndetse barabiga yuko ari ingongomani, biraza abantu benshi bamufata y'ijambo n'ibyahereraho n'ibyarangiriraho. Tujya kubona uno munsi twumva indi nkuru ngo uwitwa Muyango yongeye yihambura indi modoka, ubwo ni imodoka ebyiri agiye kujya agendamo, imwe akayisiga iparitse mu rugo akagenda mu yindi, akagenda hinduranye nk'uko bagenda bahinduranye iki n'iki. Mu bisubize nge nabyo mvuze. Ku mugoroba tugiye kubona umwana w'umukobwa, uyu niwe Miss wa mbere mu gihugu cyo mu Rwanda, aravuga ngo ngomba guca amazimwe. Kandi nibyo koko, mwabakobwa mwe mwabasireyi mwe amasireyi mwese muri izi, bamwe baba hosta, bamwe bigira abahanzi, bamwe bigira public figure, abenshi muri Kigali murakodesha, muri Kigali murakodesha n'inzu mufite mu Nyengero, n'abari kubitekereza ubu ni ikibanza kiraho gusa.
n'igitekerezo cyo kuba mwabumbisha amatafari kirimo kiranga nawe uramurika ngavuga ngo dore njye akageretse nubatse cyangwa se dore byibura akagonye ako bita akagonye ni kakazu gato baragenda ugafonda kavuga uti byibura njye mbona aho ndambika umusaya. Ariko witwa Mutesi Jolly numwe mu bana b'abakobwa dufite mu gihugu cyo mu Rwanda wamaze kwerekana urwego rwe. Ejo bundi yaba muri kinzu ihagaze miliyari y'amanyarwanda n'amafaranga menshi. Ushobora guha umuntu witwa King Ira tugahuranya bwo nimwe natoragura amashashi kubera ko kuyabara byananiye. Aya ni amafaranga ushobora guhereza umuntu witwa King Ira ngahita mfata abahungu banye nk'aba Pionika nkafata bitwa ba Skytu nk'abantu witwa Benoview nk'abantu witwa Kari 250 nkaza nkabicaza nkabwa ngabanya akabenzi babahe abafata ifi babahe aho twerekera ku mazi tugende bikazarangira hashize umwaka nemereye nk'umusazi naramaze kugira gute gucanganyikirwa bitewe n'ako kayabo k'amafaranga. Ako nakageretse uwitwa Mutesi Jolly yagize gute yamaze kumurikira abanyarwanda reka ati urwego rwanjye mu rutandukanye n'urw'aba bana naho mure n'aba bana b'abakobwa mubona muri Kigali naho mure n'abangaba mwirirwa mubona bifotoza udufoto tugiye dutandukanye duciriritse. Uwitwa Mutesi Jolly yongeye gucimaka nyuma yuko tubonye ari mahambura imodoka nziza. Iyi nayindi imodoka yitwa Barabasi, iyi ni Benzi ikiva mu mashashi ku ntebe z'imituku ku matara atukura plaque yo noneho ni Nyarwanda muzitandukanye na za modoka bita ngo ni Kugumana yitavuga ngo shout out Mutesi Jolly, shout out Mutesi Jolly, shout out Mutesi Jolly kuko ibintu ukoze uciye amazimwe ntabazaguruta imodoka nango tuzongera kuvugwaho cyane yuko twamaze kumenya imifungo iherereye kwa Mutesi Jolly. Uyu na wundi ni mabuja wanjye mwuka byaramwe ntago nari gusinzira sinari kugoyeka n'ababeshye sinari gufata gato cyangwa ngatore naramara kubabwira kuri no nkuru mwoga byaramwe mu namba baremba nanibaraguje namaze ariko ntago nari gusinzira navuze kuri no modoka ndaza kubashyiriramo aka video byonyene ku muntu witwa Mutesi Jolly ari magenda katiriya modoka ari magenda kura yisheshe imwe ku yindi ari magenda yicaro yumva ati no misego kabisa naga ari nka yamyindi twumvishe ngiri muri ya Benze muri ya Barabasi ya shitingi mwoka byaramwe none ayitandukanye n'izindi ndagira ngo muze gukompara zino modoka ebyiri. Iyo umuntu witwa mukompara imodoka y'umuntu witwa Alliah munafata nino modoka y'umuntu witwa Mutesi Jolly murebe hano imbere wundi ugiye kure imodoka ushatse wanareba imbere kuri kira kiranganego kiba kiriho murabizi zose ni Benzi ngira ngo. Ariko iyo urebye ku kiranganego uko iya Alliah imeze naga ariko iya Mutesi Jolly imeze bivuze ngo iya Alliah ifite akaranganego ka Benzi ariko nanone kagize gute gasa nk'agahutse ho gatukuntu. Ariko imodoka y'umuntu witwa Mutesi Jolly ifite ikiranganego ushobora gukuraho kakimange King Ira ngatangena ngufatira grife nziza nkazazirije njya nambara ngatanyambara mwijose twazumba zikise ko natangugane nanjye Benzi ndayitunze Barabasi nyigendana mwijose. Nagiye ngubabwira ngo rero mwe congratulations felicitation kuri uno mukobwa w'umunyarwanda na wundi bamwita Mutesi Jolly nandindi nkuru nshobora kongera kurenza ngaha nababeshye na hindi nakurikizaho hari amakuru menshi King Ira umupfuza showbiz Nyarwanda mba nifitiye ariko nagiye ngubabwire ngo na yindi nkuru nshobora kuba nakora sibye kuba nakituriza fakwa tumaze guserebura cyangwa se maze kubabwira kuri no nkuru nziza yo kwishimira yo kubona umwana w'umukobwa mu gihugu cyo mu Rwanda amaze kwerekana urwego rwe. Ubejo nagiye ugenda kazana indi Barabasi bizahita bicika amazi tujye tuvuga ati byibura mu Rwanda dufite Barabasi zirenga nka 700 bito nuko mwabakobwa murimo muri isobanukirwa. Nagiye kumva witwa Skyta aravuze ngo ese ko muvuga ngo Alliah yaguze imodoka ngibiki n'ibiki ngari icuruza ubundi mwe ko mugendera ku buntu cyangwa se mukanyana muzanizo imodoka n'ibindi mugende murebe kwa Skyta kuri YouTube channel yitwa Wabagahe TV show. Ndacyeka iminota 10 yuzuye ntago nayirenza. Jobless.